ijambo rikomeye ryari riri kuri poste rivuga ngo dutarame ngo niturangiza ngo dukubite icyaha icyashya gihora gitugira gute kidukubita. Amen. Rero Imana igihe umugisha Karuvari, igihe cyose naje muri Karuvari ndazamurwa. Hari igihe wowe utabyumva ariko njye ndabyumva, kandi ntabwo ari ukuzamurwa wende, ariko mu isi y'umwuka ndazamuka, mu isi yo kumenyekana, mu isi yose ndazamuka. Rero Karuvari Imana bamugisha. Abantu benshi batangiye kumenya bamenyeye muri Karuvari. Hari umunsi umwe nari mvuye ahantu nabwo gusenga, nza nuzuye umwuka wo kudiha, vuga kudiha. Hama ni kuvuga ngo muzikubite izo ndyarya, nako karanzamura. Rimwe nigeze kujya ahantu nari ngiye guhaha, abantu bazi Gisenyi ari ahantu bagura ibintu by'imboga. Ndiho ndatoragura ibitoki, inyanya, mbega hari imboga zose. Numva umuntu aravuze ngo dore wa mumama ngo muzikubite muzikubite. Ndavuga nti wawe, Imana ijye gukubitira indyarya sinjya mbireka kuko itababarira. Kandi muri rya kantu washyizemo ijwi ryawe ngo yes. Amen. Uyu munsi rero Imana imfashe dukubita icyashya, kuko uwaramutse atekereje ririya jambo ririho data akarimpagarikamo, numva nduzuye. Imana igukubitira icyashya gihora kitugwisha mu cyaha. Nta kindi kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'Imana uretse icyaha. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli. Turashimira Imana yarinze musuhuke agashaka ataratereta, yateretse rimwe bita bihura. Erega nishimye. Nigeze nabwiriza aha, ndabyibuka tuririye. Ndavuga ngo abantu batonse primus bajye baha Imana amaturo. Hari umwana bava kwa muganga atari yonka ibere, bakabanza kumuha agapfuniko ka primus ngo batsiritse icyo mu nda. Ariko hari abana bavuka bakabanza kubakubita isengesho. Wowe bashobora kuba barari gukubise ukagira ngo niko bose bamera. Ari abana bavukira kuri byeri, agikanura kiva mu nda bakamudubika byeri. Rero niwumva utarayikoza mu kanwa, ntukabure gufata amaturo ngo uhe Imana. Amen. Wowe ushobora kubibona ari ibintu byoroshye kubona umupapa nk'uyu nk'uko, kuko imyaka yawe wenda wavuye iyo ugaruka iriya ukomaha ugaruka ukabona rwose uri uramubona ukajya ubigira ngo ni ibisanzwe. Hari abandi bamupapa bangana nkawe. Impamvu rega tuba tubivuga nuko hari aho tuba twaravuye. Amen. Hari abandi bapapa batazi mu nzu y'Imana, bazi Haleluya. Imana ishimwe. Nari ndimo kubwiriza ahantu mu kanya, ndababwira ngo aho Imana yagutoreje niho igutuma. Amen. Haleluya. Aho Imana yagutoreje niho igutuma. Igitabo cya mbere cya Samweli 13. Durahera ku murongo wa 19. Aravuga ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isiraheli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisiraheli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya, ngo umuntu wese atyarisha uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo, n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara
mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta muntu wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Haleluya, Imana ihimbazwe. Ndashaka tuvusubiremo kariya kantu ngo Imana idukubitire icyasha. Nanjye nje guhaguruka mvuga ngo Imana ikurinde gutyaza mu Bafilisitiya. Imana ikurinde kujya gutyaza hehe. Nshobora kuba ndi kure, umuntu mwegeranye mubwire ngo Imana ikurinde kujya gutyaza mu Bafilisitiya. Amen. Uyu mugoroba niba dushaka guhinduka, ubwire Imana ngo Mana undinde kujya gutyaza mu Bafilisitiya. Haleluya. Niba ushaka gukomeza ukagira impinduka y'ibihe byose uhora uhinduka, ubwire Imana ngo Mana undinde kujya gutyaza mu Bafilisitiya. Imana ishimwe. Bibiliya iratubwiye ngo icyo gihe nta mucuzi wari uriho, nta mucuzi wari uhari. Yego, ngo Abisirayeli bajyaga bagenda bakajya gutyaza hehe mu Bafilisitiya, bakabatyariza amasuka. ngo bari bafite ityazo rityaza amasuka, rityaza imihoro, rityaza inkota. Yego, abo Bafilisitiya babatyariza uko bashaka. Kubera iyihe mpamvu? Bibiliya niko ivuze ngo Abafilisitiya ubwabo baravuga ngo umva, ntituzemere ko bigirira ityazo, ntituzabyemere bajye bahora baza gutyaza iwacu. Yego, Bibiliya iratubwira ngo igihe cy'intambara kigeze. Nkwibutse ko nge nawe igihe tugiye kwinjira mu mpinduka iyo ari yo yose habanza intambara. Amen. Twari turi mu mashimwe ya mwene data yahuye n'intambara ntiyayibabwira, none aho uri kumva byoroshye, ariko mu gutereta kwe kwabaye intambara. Gusa urumva umuntu utarubizi byaramworoheye, yabanje yirya iminwa, ahimba interuro, ahimba intote, biramucanga, kavuga asava agaheruka asava. Ni intambara. Muri kubona uriya mudamu akubita ipendo, siko byari bimeze. Yabanje kwigira nibiba ari intambara. Mana ishimwe. Gihe cyose hari ahantu ugiye gusohoka hari intambara. Mana ishimwe. Igihe cyose ugiye gusohoka mu bushomeri, ugiye kwinjira mu kazi, hari intambara. Kugira ngo Karuvari yicara aha hantu habaye n'izindi ntambara. Haleluya. Kwiga ushobora kuba wicaye hari, ariko uwagusubiza inyuma wiga ngo wibuke intambara wanyuzemo. Kugira ngo ukikire umwana kure amezi 9 wanyuze nawe mu ntambara. Haleluya. Haleluya. Iyi Mana yazanye ikirere cy'impinduka, niko itegura n'ikirere cy'intambara. Icyo kirere cyinjiramo umuhanga mu kurwana, cyinjiramo umuntu wacyajije neza. Amen. Ndababwiza ukuri, Karuvari mubona kutwayubatse tuzajya rimwe na rimwe duhindura, ariko muri iyi minsi muzabona abantu bahinduka kandi bikuta bitahindutse. Yego, ubona umuntu aje mu gitondo arahindutse, umaze imyaka 5 ntarahinduka. Imana ishimwe. Imana ihimbaze. Ngo icyo gihe, ndiho ndavuga icyo gihe, ngo nta mucuzi wari uhari. Abisirayeli bagafata bakajya kugira gutye. Bibiliya niko yabivuze ngo bakajya gucurisha inkota zabo n'amacumu. Ibi nibyo bagombaga kwifashisha mu ntambara. Bagombaga kwifashisha inkota. Inkota bazayikoresha bakayijyana aho badashaka ko bacura. Amen. Haleluya.
Niki kidutindije mu bibazo? Turi kwaka akazi mu Bafilisitiya. Turi kwaka akazi, turiho turatinda, ntabwo turi gutegura ikirere cyaho tuzajya gucurisha, tukicara ahangaha Imana yadusohora tukajya gucurisha mu Bafilisitiya, tukazagaruka dufite ibikomere biruta ibyo twari dufite mbere. Imana itugirire neza, ntitugire impinduka nziza, tugahora n'impinduka mbi. Kubera iki? Kubera ko turi kujya gucurisha mu batari butuma inkota zacu zitema ngo bitemeke birangire. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru ikurinde kujya gucurisha mu Bafilisitiya. Muraza kwihangana kuko ngo iki gitaramo nicyo gushima, ariko muraza kumva mwene data uburyo yabivuze. Erega yabivuze mu ijambo ryiza, ariko urabyumva ati wacu Bukavu, abayumbe muri Kenya, umugeni Burundi, ubukwe mu Rwanda. Mwebwe ubanza mutumvisha ibyo bintu, ariko yabivuze neza ngo mwumva ko kajagari. Ninde se wari kubicanganyura uretse Kristo wenyine? Amen. Ndiwo ndashaka kukubwira ngo uhagurukane n'Imana ikwereke uri burye gutyaza. Dufite Imana ivuga, dufite Imana ikora, dufite Imana ireba. Uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri, uko yatabaraga niko igitabara. Ariko ntabwo tuzi kujya gutyaza aho dutyaza, aho tugiye mu Bafilisitiya tukahagwa. Mana ishimwe, turi gutyaza mu Bafilisitiya. Amen. Kuba umuyumbe ni kimwe, no kumenya aho umutyariza ni ikindi. Ko ushobora kuba umuyumbe nako wajya usirimba ahangaha ivuta rikamanuka, ntubabone ubwo bubogari, bakabona ivuta ry'Imana. Nawe warangiza ukareba amabuno, ukareba amatako, ugatyaza ahantu ku Bafilisitiya, ukazaza wamara kurwinjiramo ugasanga wajyanye Umufilisitiya. Barakubwiye urugo rwiza ukaruririramo, kubera iki? Watyajije mu Bafilisitiya. Mana ishimwe. Dufite abakozi b'Imana batorejwe mu nzu y'Imana, ariko bajya guhabwa akazi n'Abafilisitiya. Baraguye, barabasengeye, Imana irabaterura, ariko ntibigeze basaba guhura n'ityazo ry'Abayisiraheli, ry'abazi Imana yabo. Biravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Tujya twicara tukihugiraho, ariko ntutegure. Mwene data bivuze neza, ityazo yaratyajije, atyaza muri Kenya, ngo agere i Rwanda aratyaza, ngo agere i Burundi aratyaza, agere hano aratyaza, agere i Kongo aratyaza. Yagendanye inkota ityaye, imuhagarika aha, ihamagara amafaranga, iratemagura imifuka yanyu, inote zivamo. Si byose? None se mwayamuhaye mumuzi? Simbyiyumviye ngo ntimwari mumuzi. Uza abantu muza ahangaha mutayahaye. Sibyo? Ariko barartyaje bakajya bareba umuntu ngo nta muntu shingiye ku ijipo afite, shora ramaza amadesa. Amen. Ntiyanabutaye. Iyo utartyaje neza, amaso ajya gushuka. Imana ishimwe. Iyo utazi gutyaza, ukajya gutyaza mu Bafilisitiya, bene data muri aha usubira inyuma. Ngo icyo gihe biravuga ngo icyo gihe nta mucuzi wari uhari, ntawe.
abari bafite ityazo bari abatari bwemere ko inkota yabo ityara. Bibiliya iratubwira ngo abagabo babiri, umwami Sawuli, uwa kabiri Yonatani umuhungu we, ngo bari bibitseho inkota baratyaje, ngo bajya ku rugamba bonyine aribo bafite inkota, ngo nta wundi muntu n'umwe wari watyajije urwo rugamba. Urumva bari kurushobora? Amen. Banza ndi kuvuga amagambo akomeye, ariko Mwuka Wera araza kumfasha. Amen. Reka mbabwize ukuri, iyi si cyangwa se ubu buzima bw'aha munsi, ngerageza wenda sinageze kure ariko nabubayemo. Nariye uburyohe nk'ubyo abisi bavuga uburyohe. Muri iyi minsi mfite agahinda ntazi ahantu ndi kugakura. Mfite agahinda yuko turi kwisanisha n'abo mu isi, tugashimishwa no kujya gutyaza mu isi, aho twebwe twavuye turi ba rubebi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri nge huzuye agahinda k'abantu bari kuvuga Imana y'abarokore idatabara, kandi hari abapagani bari kubona Imana itabara. Imana iturenge. Kubera iyihe mpamvu? Kubera abantu bishushanya ko ari abana b'Imana, abantu bishushanya ko bakorera Imana, abantu bishushanya ko bavuga Imana, kandi muri bari Abafilisitiya nibadutyazemo ijambo nyajambo, nibadutyazemo inkota ibaga, nibadutyazemo inkota itema, nibadutyazemo agakiza gatyaye, nibadutyazemo ubukristo butyaye, nibadutyazemo kuba abana b'Imana batyaye, tugasigara turi mu kizengazenga, nitube mu isi nitube no mu mwuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingo ziri kudivorce ntabwo ari iz'abapagani gusa, abari kwanikana n'abitwa abana ngo barasenga. Nimujya kuri YouTube murebe urukozasoni dufite. Aho kuzana impinduka turimo turazana igitutsi ku bwoko bw'Imana. Kubera iki? Bari bafite muri bibindi bibacyajije, bacyajije ku matyazo y'Abafilisitiya. Ayo natwe bariyo dutyaza, tubita ba apotre kandi wa. Amen. Mana turinde gutyaza, Mana turinde gutyaza mu Bafilisitiya. Dufite abakobwa beza, ndababwiza ukuri, abakobwa beza bakiririmba batavuye mu rusengero, ariko kubera imibereho y'abajyanye gutyaza mu Bafilisitiya, bararirimba banasambana, bararirimba ari abesikoro, araririmba nimugoroba bari bukanda amabere. Kubera iki? Ari gutyariza mu Bafilisitiya. Bosi we ni Umufilisitiya, aramubwira ngo nutemera ko nkoraho sha ntabwo nkuha umushahara. Birakwiriye kubwira data, Imana twasenze irumva, Imana twasenze irumva, Imana twasenze irareba, Imana twasenze igeraho tutagera, yumva ibyo tutumva. Haleluya. Mwene data ahagaze aha, mwese mwamuhaye impinduka y'ubuzima, atari uko muri bene wabo, atari uko mumuzi, atari uko mumuzi ahakomowe. Impinduka iraje kuri we, yuzuye ibineza neza, kandi ataragiye gutyaza mu Bafilisitiya, yatyaje mu bana b'Imana, asarura mu bana b'Imana, yatyaje ku gatuti, atabarirwa ku gatuti, yatyajije mu bashumba, asarura mu bashumba, yatyajije mu bakozi bakorera Imana, arimo arasarura ibyabo. Haleluya, haleluya. Ubukwe bwe bukora igiterane, ubukwe bwe ntabwo buriho induru, burimo amashimwe. Kubera iki? Yacyajije ku ityazo rya bene wabo. Haleluya, haleluya. Imana
Imana yacu ni kuki utayibwira ngo nzabe engineer kajya kugutyariza ku mu engineer umurokore? Wayisabye icyo kintu? Haleluya. Wayisabye ko iguha umuntu yo yityarije akaba ari we mukorana, kuzajya uhomba akakubwira ngo humure ejo data azatugirira neza. Amen. Mana ishimwe, Mana ishimwe, ongera uhe icyubahiro. Ndimo muri iyi minsi kugarura urukundo rw'Imana, kugarura urukundo rw'Imana, nkumva nongeye kuzuzwa. Kugarura urukundo rw'Imana. Amen. Abantu, Imana hari ijambo nkunda yavuze ngo nge sindeba nk'uko mwe mureba. Yabwiye Samweli, aramubwira ngo Samweli, sindeba nk'uko abantu mureba, sindeba nk'uko abantu mureba. Iyo Imana iza kureba nk'uko abantu mureba, ntago Deborah mba mvuga Imana. Amen. Ntago mba mvuga Imana. Iyo Imana ireba nk'uko abantu bareba, urugo mfite nta rugo mba mfite. Haleluya. Iyo Imana iza kureba nk'uko abantu bareba, reka mbabwire, ongera ugirire Imana icyizere. Post iri mu mutwe wawe, iri mu mutwe wawe, hari umuntu Imana yacyaje. Hamagara Imana iguhuze nawe, nibwo impinduka iri buze mu buzima bwawe. Haleluya. Aho kugira ngo abantu baguhindure bakujyana mu nzira mbi, nibaguhindure bakuzana mu by'Imana. Impamvu abantu batari guhinduka, icyashya cy'icyaha cyakomeje kwiyongera, ni ukubera ko abantu bari kujya gucurisha ku batari butume inkota yabo ityara. Haleluya. Imana ishimwe. Hari umukozi w'Imana mu minsi ishize wambwiye ngo umva nkubwire ngo aho gupfa nkennye napfana inoti. Nibuka kera ndi umupagani, mbwira umupagani, umbwiye ngo ku buri gitondo azajyamo $1,000. Ndamubwira ni don't worry, I'll give you my life, you give me your money. Ndeba uwo nguwo, ndeba nanjye nsanga icyo gihe byari bimwe. Ndavuga n'uyu muntu uvuga ngo aho gupfa akennye, icyo yakora cyose yagikora, kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana. Abantu 1,000 bose bamwemera nk'umukozi w'Imana. Abo bantu iyo barambitseho ikiganza bahirihe cyazo. Ahantu abantu bagwiriye naho bantu bariho baraduha amatyaza adatyaye, bariho baraduha inkota zagimbye. Turakubitisha ubukene ntibugende, turakubitisha ibigeragezo ntibigende. Inkota badushyizeho nayo ubwayo iriho icyashya, iriho umugesi. Haleluya. Inkota, abo twahungiyeho bafite inkota zifite imigesi. Niwumva mwene data yahungiye ku nkota nzima, imubagira ubusore, irabaga. Uyu munsi ari mu mashimwe. Amen. Ni iyihe nkota? Inkota yawe imeze ite? Amen. Haleluya. Haleluya. Hari abana batoya bakuriye mu Mana, ariko kubera bo bagendanye. Ibi ngibi ndi kuvuga ni ibintu ureba, ibi mbabwira ni ukuri. Ureba ukareba mu rusengero, wowe ushobora kuba waravukiye mu rusengero utabimenya, ariko hari umuntu ureba ukabona ni umupagani ugenda. Kandi abo ngabo hari n'igihe ari bo batanga menshi mu rusengero, kuko baba bibye menshi. Haleluya. Abo ngabo hari igihe ari bo barimba. Abo ngabo hari igihe bagaragara nk'abakomeye. Hari igihe bagaragara nk'ari bo bazi kuvuga. Hari igihe bagaragara nk'ari bo bazi gukora. Hari igihe bagaragara rimwe na rimwe abatari mu mwuka bakabagira bo hejuru, hasi abandi babatyazaho inkota zabo zikagimba.
biraza kugora kumamina, ariko mwambwiye ngo haze impinduka. Kandi ntushobora kuvuga icyaha utagitoneka. Icyaha, abantu batazi icyaha n'abatarambonye nsabiriza. Haleluya. Abantu batazi umwanda w'icyaha, ntabwo ndi umugore mubi wakwinginga umugabo ngo njyane. Ariko icyaha kikwambura ibintu ahantu wacyajije, ukajya kwisanga uri mu kabari k'inzoga z'urwagwa. Abantu batazi icyaha baragikinisha bakagityazaho, ariko icyaha kirakwandagaza kikagukura mu bantu ukifungirana mu nzu nk'imfungwa. Gitangira gato kikubwira ngo nywaho gake. Mugore w'umusirima nywaho gake. Iyo uriye kugira ngo ibiryo bigere mu nda nywaho gake. Kikakuzanira ikizungu kiti verrouge. Nywa ka verrouge. Babona batacyumva bati bwa. Kikuzanira igisirimu kitigira itware gutya, uko witwara kiri kugukontorora. Inkota bagutyaje mirimo iragenda igimba ukazagera ku rwego uyitemesha ibiti bikanga gutemeka neza. Niho haza rya jambo rikavuga ngo ibiti Uwiteka atateye, ugasanga muri wowe harimo ibiti Uwiteka atateye. Niki kiduha impinduka? Nuko iyo tugeze ahangaha iri jambo riza ari inkota rigasiga ritemaguye. Haleluya. Impinduka ikaza mu rugo rwawe, impinduka ikaza mu buzima bwawe. Amen. Haleluya. 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 Imana ikurinde kujya gutyaza mu Bafilisitiya. Amen. Imana ikurinde kujya kubatyazamo. Ushobora kuba wicaye ukagira ngo niboroshye, ariko Abafilisitiya baruzuye uzacuruzanya nawe ari Umufilisitiya, azagenda kwigisha kwiba duke, uzashiduka uri umujura ruharwa warigeze guhimbaza Imana. Haleluya. Umufilisitiya uzamutyazaho kubwira atabagwisha. Iwacu si uko bigenda, si uko uzashiduka ari uko, si uko bigenda birangire. Imana ishimwe, tuyongere icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi ubwira Imana ngo ndi mu nzu yawe, ariko ndinde gutyaza mu Bafilisitiya. Imana ibikurinde. Bene data, reka mbabwire kuba uyu munsi twicaye hano mu nzu y'Imana, Imana twakoreye iratabara. Imana twakoreye iratabara. Niba utizeye ko itabara, wizere njye uri kubikubwira. Iyi Imana iratabara. Imana twakoreye ihindura ubuzima. Kuva umunsi navuze iyi Imana, uyu munsi ndacyavuga iyi Imana. Uburyo nayivuzemo ndacyayivugamo. Yesu umuvuga nkaho ari mushya. Ubuhamya bwanjye ni bushya, ntabwo bujya busaza, kuko Yesu wanjye ni mushya. Haleluya. Ijambo ry'Imana rihora ririshya. Yesu uri muri njye ntabwo asaza. Imana mvuga ni Imana ihindura, igahindura umuntu agahinduka, igahindura umuntu amateka agahinduka, igahindura umuntu. Nta kindi cyabiteye, ni ukugenda umuntu atyaza. Ntuhure n'ityazo ry'Abafilisitiya. Amen. Nigeze nakurikira umugabo umwe, ntabwo ndi buze kuvuga izina rye, ako nigeze namukurikira kuri televiziyo. Naramukurikiye arimo gusenga, numva hari iburo rifungutse, numva nkubise ku ityazo rizima.
Amen. Ndavuga ngo Uwiteka, ahari ndumva nahobera iyi televiziyo, numva muri njyewe hari ityazo, hari ahantu mvuye, numva ijambo muri njye riracyari, numva amagambo, numva ibintu biracyari, numva ityazo, numva ibiti biratemaguritse, numva hari ibintu bicagaguritse. Iyo wahuye n'umuntu ufite ityazo Imana yaramutyaza, akaba afite ityazo ry'ubucuruzi, aragutyaza ukaba umucuruzi w'icyamamare. Amen. Bwira Imana ngo Mana, subira mutimana, ndashaka ityazo, ndashaka ityazo rizima. Mana, ibiri muri njyewe muza n'umuntu uri bubityaze. Haleluya. Bibiliya yatubwiye umugabo witwa Sawuli, nenda gusoza, Sawuli ndetse na Yonatani, urugamba rwarabananiye. Yego, urugamba rurabananira kandi ari abami. Urugamba rurabananira kandi ari abantu bakomeye. Urugamba rurabananira kubera iki? Nta nkota. Abo bari kumwe nta yindi nkota bari baratyajije. Imana ishimwe. Imana yo mu ijuru ikuzamure, Imana iguha imbaraga, umanuka ushaka umuntu utyaza. Amen. Uyu mugoroba turi mu gitaramo cya mwene data, ndashaka kubwira ngo uburyo mwamutyajije, Karuvari uburyo imutyaje, ntazigera na rimwe naho azagera hose azibuka ahantu yatyarije. Haleluya. Birakwiriye ko ibiri muri wowe ugira umuntu bityazamo. Iyi ntambara ije, wa muntu niwe uzagahagurukana nawe akavuga ngo mu ijuru hari Imana. Imana ishimwe. Bibiliya itubwira umugabo witwa Mose, ngo Mose agurukana Yosuwa, aramutyaza. Yosuwa ahagarara ku ityazo rizima. Amen. Mose yaterera, uw'inyuma akamukurikira, yananirwa akazamura amaboko, urugamba bakarunesha, atari uko bafite amabombe, ariko ityazo ryari muri bo rikajya rikubita abanzi babo hasi. Haleluya. Barafatanya ari babiri, barangije. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Imana imuha abagabo babiri, bafazamura amaboko ye, ngo bamaze kuruha bamuterekaho n'amabuye. Mana ishimwe. Haleluya. Mana turinde gutyariza mu Bafilisitiya. Amen. Ejo bundi hari umuryango nagiyeho, bapfuye akantu gato, umugore n'umugabo, narabumvishe. Maze umugabo yahoraga abona umugore aje, ari kuva nakuzaniye ngushambira ibuno ryariyongere. Ariko uzi ko ukiri iwanyu wari mubi, nyumvira ityazo ry'Abafilisitiya. Nukuri shayo utangira wari upfuye. Abihera bakibana, babyara uwa mbere, babyara uwa kabiri. Umugore icyo kintu kiragenda kiriyomeka, sibyo? Ngo ngiye nanga uburyo uyu mugabo anyurira. Icyo kintu Umufilisitiya gihagararamo, urugo rurajegera. Kubera iki? Ngo ariko ngo urebe uko wabaye, ngo iyo utangira. Mana ishimwe. Ityazo ry'Abafilisitiya riherekezwa n'inyuro, rikurikirwa n'inyuro. Umuntu wakuzamuye ari Umufilisitiya niwe ugira uruhare rwo kukumanura. Umuntu waguhaye igishori yari Umufilisitiya, usanga umudugudu wose ubizi. Umufilisitiya wakugaburiye agutaranga ahantu hose. Iyo wambaye umwenda w'Umufilisitiya n'uwo utabizi arabimenya. Umufilisitiya wishyuriye umwana wawe ishuri, mbere yo kuvuga ibindi abanza kuvuga icyo yagukoreye. Mana ishimwe. Imana iturinde amatyazo y'Abafilisitiya. Imana yakurinda, Imana yirinda abana bawe. Imana ishimwe. Imana irinda abana bawe kujya gutyariza ku Bafilisitiya. Haleluya. Imana ibakurinde, Imana iduha ityazo.
ry'abana b'Imana. Haleluya. Imana itegure icyo Imana iri kukubonamo, icyo Imana iri kukubonamo. Aho uri hari umuntu uhari kandi wacyarije ku ityazo rya data. Aho ushaka kujya hari umuntu uhari. Aho ushaka kohereza abana bawe hari umuntu uhari. Wowe ntumuzi ariko irebera hose iramuzi. Wowe ntabwo wamwegera ariko yirege imwegera. Wowe ntiwamuvugisha ariko yijya imuvugisha. Wowe ntiwakwicarana nawe ariko yijya yicarana nawe. Igihe ijya muri we. Umuntu ufite ityazo ryagukura mu buzima buri hasi kagushyira bwo hejuru, uwo muntu arahari kandi wazakujyana kuko yatyajwe na so. Haleluya. Amen. Umudamu Imana yicaje ku ityazo azagufata akaboko, uzahinduka umuntu udasanzwe. Amen. Imana ishimwe. Tugiye gusenga. Uyu munsi naje kuvuga ngo Imana ikurinde kujya kutyaza mu Bafilisitiya. Imana ibikurinde. Amen. Dufite abana benshi bavuye mu Rwanda bajya mu matyazo y'Abafilisitiya hanze. Uyu munsi nabatinganye. Wowe ushobora kuba ukicaye mu nzu y'Imana ariko uyu munsi bagiye gutingana. Amen. Harimo abana b'abarokore ba nyina na base bakubise amavi kugira ngo abana babo bajye kwiga. Bagezeyo basanga Abafilisitiya barimo bararekura inote. Ajya gutyaza ku ityazo ry'abatinganye. Mfite umushuti wanjye wari umuririmbyi ukomeye cyane. Ntago ndi buvuga izina ariko hano mu Buhinde, hano mu Rwanda nako hano i Kigali. Yagiye gutyaza mu iduka ry'Umuhinde umwe. Yamaze y'amezi 2 yonyine ahita bumusazi kubera ibyo bigirwamana byabo. Akajya yirirwa ari umusazi yiruka, n'ubu aba mu nzu yivugisha. Yari umwana wakoreraga Imana ariko ubuzima bumwerekeza ku ityazo ry'Abafilisitiya. Haleluya. Nta basore beza mwari muzi kera. Uyu munsi twabuze bagiye gutyariza mu ngo z'iki z'Abafilisitiya. Ayiwe, dufite abahanuzi aho iyo mageze ndamena. Dufite abahanuzi b'abagabo baritopo berekwaga, bahanuraga mama ngo bagere ku bagore beza b'ibizungerezi, batyaza ku matyazo yabo. Uyu munsi baheruka ibyo ngo babakubita amamiliyoni babicaza imbere. barapfuye. Njya mbareba bajya, nubwo hari ndi umudamu ariko njya mbareba bipfushe rega. Bajya kubashumba, abashumba banyu mujya mubasengera, baripfusha. Abagore ukagira ngo barimo Imana, kumbi inama tyazo y'Abafilisitiya. Kaza yivugisha mushupite ibintu iyo biri mu rugo biraniga, nkumva mba numva biniga Umufilisitiya. Abafilisitiya batumariye abagabo b'abanyamwuka barabamaze. Akaza yipfushije ngo ikintu cyaramukubise, kumbi ni ikigirwamana cy'iwabo cyamunigiye aha. Umushumba nawe utari mu mwuka akajya gutyaza, kandi uwo nguwo azahita gukubita miliyoni. Iyo uvuze miliyoni avuga 2, iyo uvuze 3 avuga 4. Ugahita umwicaza imbere akicara ataje, kumbaje ni ityazo ry'Abafilisitiya. Akaguha inkoko wagera mu rugo. Dufite abakobwa bipfushije babihungiza ukagira ngo n'umuyaga, nta matyazo y'Abafilisitiya begira ngo Mana ikurinde amatyazo y'Abafilisitiya. Cyo ndi kuvuga urabyumva mama, nutaba mu mwuka uzagendana n'umugore ufite ityazo ry'Ubufilisitiya, azakuzengereza. Azajya azana gutyazamo amagambo n'ibyabaye n'ibyo hirya. Umuntu nabwiye abantu ngo umuntu aragutyaza M23 ufite gahunda yo kujyayo. Kasanga umuntu yirirwa gutyaza intambara ziri Ukraine no mu Burusi. Hari gahunda ufite yo kujya kurwana yo ngo uri kwiryarizayo.
Haleluya. Hari amatyazo y'abafilisitiya ari kudutyazamo ibintu byaducanze. Bakuretse ko n'ibyagucanze atari bike. Amatyazo y'abafilisitiya arimo aradutyaza, inkota zacu zaragimbye. Umuntu akagutyaza akakubwira ngo ibintu birakaze, ngo ibintu birahenze, akagutyazamo ko bikaze. Ninde wababwiye ko iyo dusenga yidakaze? Aho kugutyazamo ko Imana yacu iri hejuru ya byose, aragutyazamo ko birangiye, aragutyazamo ko dupfuye, aragutyazamo ko bishize, arimo aragutyazamo ibitakubaka. Tumuhe icyubahiro uyu mwana. Haleluya. Dufite abantu bari kujya gusambana bakaduha amafaranga y'amatyazo y'abafilisitiya, ukayashora akakubera inyatsi pu. Imana iturinde amatyazo y'abafilisitiya. Abantu hanze barirutse babaye abasazi kubera za rambere. Hariya ni amatyazo y'abafilisitiya. Aragutyaza. Mwarabyumvisha abantu batyaye mu mutwe amatyazo y'abafilisitiya. Arakubwira ngo byuka mu gitondo urarara ukize. So bundi numvisha ubuhamya bw'umwana w'umuhungu warangije masters akajya gubetinga. Matyazo y'abafilisitiya akagurisha amatelefone, akagurisha amazinzu ya 40, aragurisha. Uyu munsi ntacyo afite. Kubera iki? Habuze umuntu umutyazamo ijambo, bamutyazamo amafaranga. Haleluya. Munyaganyezo mubwira ngo Imana ikurinde ityazo ry'abafilisitiya. Imana ikurinde ityazo ry'abafilisitiya. Imana iri kurinde. Imana data ikurinde ityazo ry'abafilisitiya. Ujye gutyaza ku bana b'Imana. Urye gutyaza. Reka nkubwire iki kintu gifate ahantu ushaka kujya, aho ushaka kwerekeza. Hari uw'Imana yatyaza arahicaye. Imana iguhuze nawe. Hari umuntu uhicaye, hamagara ihabera hose. Iyi Mana yabatyajije igakura Musuke Kenya akaza gukorera ubukwaha, iracyatyaza. Ahari ufite ibyawe nawe ari Tanzania, ahari ufite ityazo ryawe ari muri Australia, ahari ufite ityazo ryawe ari hano mu Rwanda. Hamagara Imana iguhuze naho ucyariza hazima. Ubwira Imana ngo Mana, ibiri muri njye urabizi. Ufite umuntu wabityaza. Haleluya. Tumuhe icyubahiro uyu mwana. Benshi ndabazi mwatangiranye na Karuvali. Ntago mushumba wanyu yigeze abyuka ngo ahite yinjira muri uru rusengero. Bibaho se? Imana yafashe uru rusengero, namwe mwese ibishyira mu mutwe we. Sibyo? Imutegurira abagore n'abagabo bo gufasha gutyara iryo cyazo. Baricyazaho. Ibiri muri we Imana izana abo kubishyigikira. Haleluya. Ibiri muri wowe data afite abagore n'abagabo bo kubishyigikira. Kandi niba bishyigikira uratera imbere. Niba bishyigikira uragera kure. Niba bishyigikira amateka yawe arahinduka. Niba bishyigikira imvugo yawe irahinduka. Niba bishyigikira inzu yawe irahinduka. Niba bishyigikira ubuzima urimo burahinduka. Haleluya. Imana igukureho abakuzengereza, igukuzanira abakuzamura. Haleluya. Tugiye gusenga. Kuvuga ubuhamya ntibyari kungeza aho ngeze, ariko hari abantu Imana yeretse muri nge. Ibiri muri nge barabityaza. Guterera imisozi ntibyari kungira umukozi w'Imana, niyo najya kuyitura uretse kuyitahamo. Ariko hari abantu bambonye batyaza amasengesho muri nge. Haleluya. Kuvuga Yesu se, kumuvuga ngo Yesu gusa. Hari abantu bumvishe wenda ijoro rimwe baravuga ngo uyu muntu reka tumutyaze. Amen. Kuba uyu munsi nakwambara gutya
ntabwo ari njyewe wenda n'urugo rwanjye twabigizemo uruhare. Hari umuntu wabonye wenda mvuze Imana ati uyu mugore reka mutyaze mwambike. Hari abantu babona ibiri muri wowe. Haleluya. Hari abantu babibona bakagutyaza. Wivuga ngo Imana yananiwe kuguhindura. Saba Imana, saba Imana iguhuze n'ityazo rije gutyaza ibiri muri wowe, rize gutyaza amavuta ari muri wowe, rize gutyaza inkota bashyize muri wowe, rize gutyaza impano iri muri wowe, rize gutyaza business iri muri wowe, rize gutyaza. Amen. Abashumba bambanjirije bazantyaza kugira ngo ngire ahandi ngera. Mana ishimwe. Nawe shaka abacuruzi barahari batari abapagani, barahari batiba, barahari batari abeskoro, barahari badasambana, barahari bazi Imana, barahari batangira Imana, barahari muri Amerika bariyo, muri Burayi bariyo, barahari naho mu Rwanda barahari bazi agaciro k'Imana. Abo ugeze ku icyaro rya uracyara ubukene bwazo ukabutema, inzara yazo ukayitema, ubushomeri bwazo ukabutema. Hari ibintu dutema n'ibitemeke. Kubera iki? Abadutajije baduhaye inkota zigimbye. Imana iduha inkota. Haleluya. Uyu mwaka ubibwire so arabishoboye. Amen. Haguruka dusenge. Mana yacu ishimwe. Hari abantu bacyajije amazina yabo, barayacyajije naho yagera Kristo atararinyuzamo ityazo. Ariko hari abantu bacyajije mu kwamamaza Yesu. Hari abantu bavuze Yesu. Haleluya. Hari abantu bavuze Yesu, abantu babitegereje, barabitegereza babazamura amaboko, isi yose irimo irabamenya. Hari abantu bacyajije kwizera, ba Morodekayi barahari. Hari abantu bacyajije kwizera, ba Esiteri barahari. Hari abantu bacyajije kwizera, ba Paulo barahari. Bacyajije kwizera kwabo kurimo kuratubaga. Kwizera kwabo kwatubagiye ibibembe, kwizera kwabo kwatubagiye ubukene. Tumuhe icyubahiro uyu mwami, tumuhe icyubahiro. Iyo umuntu ahagaze ku ityazo rya Danieli ajya afata 21 bigatemagurika. Iyo yumvishe iminsi 3 ajya ahagarara nka ba Morodekayi bigatemagurika. Ntabwo izina ry'umuntu ryadutemagurira ibibazo. Ebasira baba ikatare ya baba shekere ya baba ireba idakata kiri ya baba. Umwami wacu aracyakora. Uko Yesu yarari kera n'uyu munsi aracyakora. Uko yahinduraga ubuzima n'ubu aracyabuhindura. Uko yatabaraga aracyatabara. Tuve ku matyazo y'Abafilisitiya, tuve ku matyazo. Niyo mpamvu intambara zitunaniye. Uyu mwami ntabwo areba nk'uko abantu bareba, ntabwo areba nk'uko abantu bareba. Mubwira guhuze, wireba nk'uko amaso yawe areba, wireba nk'uko amatwi ari kukubwira, we kumva nk'uko ayo matwi akubwira. Bwira uwo mwami ufite amaso mazima akurebera ityazo. Haleluya. Ubuzima burahinduka. Icyo cyasha haraje inkota iragitema. Icyo cyasha cy'icyaha iragitema. Impinduka iraza. Zamura ibiganza byawe. Subira muti mwami Yesu. Mwami Yesu. Ijambo ryawe ni ukuri. Ijambo ryawe ni ukuri. Ijambo ryawe ni inkota. Ni inkota ya mujabiri. Ijambo ryawe ndaryizeye. None nsabye imbabazi uko wandebaga ntunyishimire, ibyo navugaga ntibigushimishe. Mwami Yesu mbisabiye imbabazi. Uko nitwaraga ntibigushimishe, mbisabiye imbabazi.
nonaha ngaha, nonaha nisubiyemo, menye neza ko nshobora kuba nararyarije mu Bafilisitiya. Data, aho naryarije inkota yanjye ntirtyare, kubw'ibyo amaso yanyeretse, kubw'ibyo amatwi yumvise, kubw'amarangamutima yanjye, bigatuma intambara zimbana nyinshi. Nzamuye amaboko yanjye, iri jambo niryinjire muri njye, nonaha niryinjire muri njye, niryinjire ricyajijwe nawe, niryinjire ari inkota ityaye, niryinjire ari inkota ityaye, niryinjire ari inkota ityaye, niryinjire ari inkota ityaye. Buri kintu cyose kiri muri njyewe, buri kintu cyose kiri muri njye cyashizwemo n'Abafilisitiya, cyazanywe n'Abafilisitiya, niganye mu Bafilisitiya. Buri kintu cyose kiri muri njye cyazanywe n'inkota y'ingesi, inkota yagimbye yinjije mu buzima bwanjye. Ibyo biti byose nibitemagurike, nkaba ndi mu ntambara. Iri jambo ryawe niritemagure, kubw'imbabazi zawe niritemagure, niritemagure. Senga, senga utemagure, temagura, temagura. Vuga ngo ndatemagura igiti cyose data atateye, ndatemagura, ndatemagura igiti inshuti mbi zaneyemo, ndatemagura igiti abagome baneyemo, ndatemagura igiti umugabo twashakanye yaneyemo, ndatemagura, ndatemagura icyo nababariya baba. Temagura, temagura, temagura ibiti by'Abafilisitiya. Rikotokorobobo, iri jambo riratyaye, iri jambo riratyaye. Iyi ni inkota ityaye. Vuga ngo wa nkota we, temagura, temagura, temagura ibyo nakuye mu Bafilisitiya. Temagura, temagura. Rikoriya baba. Ora baba shentoriya baba. Haleluya. Reka tuzamure ikiganza cyacu cy'iburyo, zamura ikiganza cyawe cy'iburyo. Haleluya. Ndashaka nonaha utekereza icyo wumva, icyo umaze igihe ushaka kuba cyo. Zamura ikiganza uvuga ngo uwo ni we njyewe, uwo ni we njye Mana. Shaka kuba umushumba ukomeye, vuga ngo ni wowe. Engineer, doctor, niki icyo kintu ushaka kuba. Zamura ikiganza uhamye, ubwira Imana ngo uwo ni we njye. Shaka kuba umugore ukomeye, uwo ni we njye. Imana irahagurutsa undi muntu, Imana irakuyobora ujya gutyariza. Kivuge uyu mugoroba, kibwire data, kibwire data ugihamisha ukuboko kw'iburyo, kibwire data umubwire icyo ushaka kuba cyo, kibwire data mubwire icyo ushaka kuba cyo, mubwire icyo umaze igihe urota, mubwire icyo unyotewe, mubwire icyo ushaka, umubwire ngo uwo ni we njyewe, uwo ni we njye. Mubwire ngo sinzi aho nanyura ngo mbigereho, sinzi icyo nakora ngo mbigereho, sinzi ndashaka kuba iki, ariko sinzi uko nasenga, sinzi uko nakora, sinzi uko navuga. Bihamye uvuge ngo ndashaka kuba iki. Redo badererebo. Imana ihindura amateka, irahindura ishingiye ku cyo uyibwiye. Zamura ikiganza cy'ibumoso, zamura icy'iburyo, zamura icy'iburyo, icy'ibumoso, sorry, icy'ibumoso. Bwira Imana uti data, naho nagera ntagufite, naho ntagera Mwami, naho nagera nonaha ngaha, magurukiriza ukuboko kuri mityazo, magurukiriza ityazo,
nyobora 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 nyobora. Bwira Imana uti nyobora 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 ku mugore watyajije, nyobora ku mugore uri butyaze ubu dogiteri bundimo, nyobora ku mugabo uri butyaze aya mavuta ndimo, nyobora ku muntu uri butyaze ubukire nshaka kugira, nyobora. Bwira Imana uti nyobora 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 ku mukobwa uri butyaze ibindimo. Bwira Imana uti uyu mugoroba nyobora mwami, nyobora nyobora ku mugabane ariho, nyobora mu nzira aherereye, nyobora ku muntu watyajijwe nawe, nyobora 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 ku muntu uri bungeze aho nshaka. Bwira Imana uti aho nshaka kugera hari umugore wahageze, aho nshaka kugera hari umugabo wahageze, aho nshaka kwicara hari umusore wahicaye, aho nshaka kugera data hari umukobwa watuyeyo. Nyobora inzira nakora ngo ngereyo. Fata ukuboko mwa, fata ukuboko mwa, fata ukuboko mwa, fata ukuboko mwa, fata ukuboko Yesu, fata ukuboko data. Rababababababa. Shikitiri baba baba, shikitiri baba baba, shikitiri baba baba, shikitiri baba, shikitiri baba baba, sekoteri baba, rikotokori amashika. Urakoze mwuka wera, urakoze mwuka wera, urakoze mwuka wera. Numvishe. Haleluya. Gira gutya, gira gutya, gira gutya, gira gutya. Haleluya. Vuga ngo iri jambo, vuga ngo iri jambo. Igitabo cya mbere cya Samweli 13:19. Kumanura. Iyi ni inkota, iyi ni inkota. Vuga ngo ntabwo ndi njyenyine, ntabwo ndi njyenyine. Mwisi y'umwuka nifatanyije n'undi munyamwuka, mwisi y'umwuka nifatanyije n'uwanesheje urugamba ndiho, mwisi y'umwuka nifatanyije n'uwatsinze uru rugamba. Aho uherereye hose, aho uherereye hose, iri jambo rimpujije nawe. Aho uherereye hose, iri jambo rimpujije nawe, rimpujije nawe, rimpujije nawe. Likotokoriya baba baba, etekeriya baba baba. Iri jambo ndaritemesha, tema 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 tema. Vuga uti ndatema buri mufilisitiya wese, buri mufilisitiya wese wahagurutse mu rugo rwanyu, wahagurutse mu muhamagaro wanyu, wahagurutse muri bizinesi yanyu, buri mufilisitiya wese. Iri jambo 13 bw'igi 19 ndaritemesha abafilisitiya binjiriye urugo rwanyu, ndaritemesha abafilisitiya binjiye mu itorero ry'Imana, ndaritemesha. Tema 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 abafilisitiya binjiye mu mubiri wa, binjiye mu mubiri wa. Tema 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 abafilisitiya binjiye muri bizinesi yawe, binjiye mu rubyaro rwawe, binjiye mu muhamagaro wawe, binjiye binjiye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iri jambo ni inkota ya mugi abiri. Ndatema 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 buri mufilisitiya wari wahagurukiye kundwanya, ndatema ndatema. Nge Deborah, vuga amazina yawe. Nge Deborah, ntabwo ntsindwa, ntabwo ntsindwa. Ndumva hari imbaraga ziri gucagagura, ndumva hari imbaraga ziri gucagagura. Vuga ngo ntabwo ntsindwa, ntabwo ntsindwa. Mwibeshe ntabwo ntsindwa, ntabwo mpomba, ntabwo nsenya, ntabwo nanirwa, ntabwo nsubira inyuma. Vuga ngo ndatema buri mufilisitiya wese. Tera intambwe, tera intambwe abari bitambitse mu nzira yanjye. Ndatema ndatema. Ntabwo nyagwa, ntabwo nyagwa, ntabwo nsenya, ntabwo nsenyerwa, ntabwo nsubira inyuma. Vuga 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 buri mufilisitiya wahaguhaguruki. Abana banjye ntago bapfa, ntago mpfa, ntago mpfa, ntabwo ngwa, ntabwo ngwa, ntago mpagana. Wa mufilisitiya we, ndagutemesha ijambo, ndagutemesha ijambo, ndagutemesha ijambo. Nge ndashaka, subira muti ibyo ushaka, vuga icyo ushaka. Uvuga ngo ubukwe ntago bupfa, bizinesi ntago zipfa, ibyanjye ntago bipfa, inyubako ntago ipfa,
wa Mufilisitiya we, wa Mufilisitiya we, nonaho uyu mugoroba ndagutemagura, ndagutemagura, ndagutemagura. Igihe umaze mu byanjye, igihe umaze mu byanjye, utyaza amaso yanjye akarira, utyaza umutima ukababara, nonaha iri jambo ni inkota, iri jambo ni inkota, inkota ityaye, ndagutemagura, ndagutemagura. Va mu buzima bwanjye, va mu mibereho yanjye, va mu mateka yanjye, va mu bana banjye, va ku mugabo wanjye, va mu nzu yanjye, va muri bizinesi yanjye. Tema, 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 tema. Nave mu mashuri yawe, nave mu buzima bwawe. Iya baba, uwo Mufilisitiya navemo, navemo. Mubwira uti vaho, mubwira uti vaho. Ndaguca umutwe, ndaguca amaguru, ndaguca amaboko, ndagutemagura. Uyu mugoroba ndagutemagura. Igihe umaze mu nzu yanjye, ndagutemagura. Igihe umaze mu rugo rwanjye, ndagutemagura. Wowe umbuza gutera imbere, wowe unkora umuza mu marira, ndagutemagura. Wa Mufilisitiya we, heya, nje ntabwo ntsindwa, nje ntabwo mpfira ku rugamba, kuri uru rugamba ndahakura intsinzi, nje ndatahana intsinzi. Subiramo ngo uyu mugoroba ndatahana intsinzi, uyu mugoroba ndatahana intsinzi. Byaturuvuga ngo ni none, vuga ngo ni none. Wa Mufilisitiya we, ni none. Gira gutya uvuga ngo ni none, ni none. Impinduka ni none, guhinduka ni none, gutabarwa ni none. Ndakubwiye ngo ni none. Mubwire ngo ndagutangariza ko ari none. Urapfa none wa kigeragezo we, urapfa none wa kintu we, urapfa none. Ndavuze ngo ni none, ndavuze ngo ni none, ndavuze ngo ni none. Ndakubwira ngo ni none, ndagutangariza ko ari none. Hari umuntu wumva hari ikintu gitemaguwe cyari kimaze igihe kiguhagaritse imbere, ukaba wumva ugitemaguye, urumva mu mwuka wagitemye. Kibwire ngo uzongere, uzongere. Haleluya. Iyo umuntu ari kurwana arabyumva, akumva hari ibintu bikenyurutse, akumva hari ibintu bimuvanyeho. Ikiri bukubwire ko waneshejwe, uragendera ijoro usinzire. Haleluya. Urumva amahoro utaruzi. Hari ibintu biri butemagurike, hari ibintu bisandaye, hari ibintu bishwanyaguritse, hari amajwi apfuye, hari Abafilisitiya bapfuye. Uraza kubona bizinesi bigiye, uraza kubona impinduka mu rugo, uraza kubona impinduka mu kazi, uraza kubona impinduka mu bana, kuko wizera uti mu izina. Vuga ngo ni none. Guhindurirwa ubuzima ni none. Ndabwira ikirere cy'umwuka, ndabwira ikirere cy'umwuka ngo ubuzima bwa Deborah buhindutse none. Ndabwira imyuka yo mu kirere, ndabwira imyuka y'ikuzimu, ndabwira imyuka yo mu mashyamba, ndabwira imyuka yo mu mazi. Ndatangaza ko Yesu ahinduye ubuzima bwanjye, ndatangaza ko Yesu ahinduye amateka yanjye, ndatangaza ko Yesu ahinduye, kuko Umufilisitiya wari umazeho igihe ityazo rye rirasenyutse. Uyu mwami tera haleluya niba ubyizeye. Ongera utere haleluya niba ubyizeye. Ongera utere haleluya niba ubyizeye. Nanone haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Fata ituro ryawe dutanga ishimwe, ubwira Imana ngo Mana none aha birahindutse. Iri shimwe ngo haye nuko ntazajya gukora mu Bafilisitiya, sinzajya gutyariza mu matyazo yawe. Reka dusenga. Urakoze Mwuka Wera, turagushimye kubwira ijambo, tugushimye ko uhereye none aha n'iteka ryose tutazajya gutyaza mu Bafilisitiya, ndetse n'urubyaro rwacu rutazatyaza mu Bafilisitiya. Ndagushimye ko uduhuje n'abantu watyajije, batyarije ku ityazo ryawe, ukaba uduhuje nabo, bakaba bagiye gutyaza ibiturimo. Ndabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Haguruka n'ituro ryawe ugende ubwira